muraho murakomeye, amahoro y'Imana nabane namwe, mwongeye kubasuhuza, mwongeye kwirirwa cyane, ngo bisanzwe muri kumwe nayo nkamiye ya Jeanne d'Arc kuri Ayidarike TV show. Uyu munsi rero hari amakuru rwose meza ngiye kubabwira y'umukobwa witwa Vestina, Ishimwe Vestina wakoze ubukwe ejo ku itariki 15 asezeranira mu murenge wa Kinyinya. Yakoze ubukwe ejo ku itariki 15 z'ukwa mbere 2025, asezerana mu murenge wa Kinyinya, asezerana n'umugabo witwa Idirisa. Rero aya ni amakuru meza, niyo mpamvu mureba ndi kuvuga ngo ni amashimwe. Kuba umukobwa wacu rwose akirangiza kwiga agahita abona umugabo ni ibintu byiza cyane. Abantu benshi bagiye babivugaho cyane. Hari ikinyamakuru cyakunze kubivugaho ariko ugasanga abantu barimo barabatera amabuye ati ibyo ntabwo ari byo, kuko twumvaga akiri umwana, twumvaga uriya akiri umwana muto cyane. Ariko ni ukuri Imana y'amahoro ifite uburyo ikora, Imana ifite imbaraga kandi Imana ntawayibaza ngo ukoze ibiki, kuko Imana hari ukuntu ibigira ngo yiyubahishe. Niyo mpamvu bamwe ishobora kukubakira urugo ufite imyaka 18, undi ikazamwubakira urugo ufite imyaka 25, Imana ikamwubakira urugo afite imyaka 30, undi afite 40, undi afite 50. Imana ikora uko ishaka. Rero uyu munsi rwose nje kubabwira ngo Imana yagize neza kuri aba bana. Murabazi Dorcas na Vestina ni abana bakoraga indirimbo zo guhimbaza Imana, n'ubu bazakomeza kuzikora. Imana izabashoboze kuko ni umurimo w'Imana baba bakora, kandi tutafite Imana nta kintu twageraho. Abakobwa rero murabazi bahitinze cyangwa se batangiye gukorera Imana cyane cyane bamenyekana mu ndirimbo y'Ibuye. Bamenyekanye 2018, babaga bambaye inifomu, murabazi baririmbira Imana cyane, ndetse baza guhura n'uriya muproducer witwa Emirene arabafasha, baramenyekana cyane ku buryo hari abantu b'abasitari, mbese barazwi n'abantu benshi. Ubwo rero Imana yamugiriye neza, urabona ko yasezeranye ejo, yarasezeranye rwose byemewe n'amategeko, aba umubyeyi. Ubu uyu munsi ni umudamu wa Idirisa. Uyu munsi bafite umuryango wa Vestina na Idirisa. Rero ni ibintu byiza cyane, nko mu itorero ni ibintu byiza cyane. Ni ukuri ni ibintu Imana iba yakoze kandi dukwiye gushimira. Twavuga tuti Imana wakoze imirimo n'ibitangaza, wagize neza. Ko umwana w'umukobwa akirangiza kwiga, wenda twe twavugaga tuti yagize amanota meza, muramuzi. Uyu mwana w'umukobwa yari umuhanga cyane, kuko yajyaga yerekana bireteze cyane, akerekana amanota yagize, ukabona ko ari umwana wari ufite icyerekezo rwose, ari umwana wari ufite icyerekezo cyinshi, azajya no muri kaminuza. Ariko ntago n'ubundi byazamubuza kujya muri kaminuza, ari n'umugore yajyayo rwose afite n'abana, ndetse kwiga ntago birangira kwiga ntago birangira. Cyangwa umwana uko Imana iba yatanze umugisha, kandi Imana nitanga amafaranga nawe aziga, yige na kaminuza na masters, yige akore n'akazi, akomeze n'umuziki. Nabishaka rwose azakomeza aririmbire n'Imana ndetse n'umuvandimwe, cyane ko amakuru ahari ari uko azatura no mu Rwanda. Rero Imana y'amahoro ikomeze ishyigikire runo rugo, ikomeze ishyigikire uno muryango, uyu muryango ukomere, uyu muryango rwose uzabyare hungu na kobwa. Uyu muryango rwose tuwifurije. Buriya murabizi ko Imana ikunda umuryango cyane, kandi intego y'Imana ni ukubaka umuryango. Rero kuba twabonye umuhungu w'imyaka 37, mpamva ni umuhungu ukuze, kandi biri amahire ko yaramwigishije, aramuzi, ari umukobwa nawe yaramuzi, yari umwarimu, ngo aramushima, abona ko afite imico myiza. Rero uriya mwana w'umukobwa nawe yari afite imico myiza cyane, ndetse muramuzi, yakundaga kuba ari ku masosho media, mwajyaga mubona ukuntu yasubizaga neza, asubizana ikinyabupfura gitangaje, ugasanga ibintu byose afite ubwitonzi ndetse n'ubwenge. Yari umwana ubona ko adakunda ibintu by'iraha no gusamara, rwose njye numvaga akiri n'umwana ariko murumva ko arakuze. Umwana wavutse mu mwaka w'2023 mu kwezi kwa 4 ku itariki 2 ngo nibwo yavutse. Urumva muri uyu mwaka ku itariki 2 z'ukwa 4 zahejeje imyaka 22.
azaba yujuje imyaka 22 kuko turi 2025. Rero ni ukuri urumva ni umwana ukuze amaze guca akenge, kandi amategeko ntabwo asezeranya umwana. Nyine impamvu baba babonye ko bagomba kumusezeranya nuko baba babona ko yujuje imyaka y'ubukuru. Ndetse n'uyu mugabo murabona ko arakuze, ni umuntu uzi ubwenge, ni umuntu rwose wabayeho mu buzima ku buryo rwose usanga ko aciye akenge. Ni umugabo uciye akenge washobora kurera, kandi urumva ko ni umurezi, azashobora no kwita ku rugo cyane. Rero ni ibyishimo bikomeye, ni amashimwe dufite. Imana yo mu ijuru murabona ko inshuti zanjye igikomeje imirimo irimo irakora, kandi ntabwo Imana ijya ihagarara gukora. Umurimo ni uwayo, Imana irakora igihe cyose, kandi ntabwo wayibaza ngo urakora ibiki, ngo ese kuki ubigenje uku. Imana yo ikora mu bana bwayo, ibizi ibyo igomba gukora. Inshuti zanjye rero ukomeze kugubwa neza cyane. Utarakanda subscribe ukande subscribe, ukande no kunzogera. Abantu bakanda subscribe ntibakande kunzogera, ntabwo ushobora kubona ibiganiro dushyiraho utakanze kunzogera.